Reka nizere ko ijuma yagenze neza kuri mwese abamizirima, nifurize kandi isabato nziza kuri mwese abadivantiste musenga ku munsi wo kuwa gatandatu. Hanyuma kandi reka mbabwire nti ikaze muri amakuru yacu. Na amakuru agiye kutwinjiza muri weekend, nkaro nababwira ko nubundi ari amakuru akomeye cyane. Na amakuru nizera ko cyangwa se nifuza ko buri wese aza gukurikirana bitewe nuko na amakuru akomeye. N'ingingo zigera muri 3 tugiye kugarukaho. Ingingo ya mbere tugiye kugaruka kuri Sadeke, byari biteganyijwe ko bitarenze ku munsi w'ejo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu yagombaga kuba imaze kuva hano Igoma. Iyi Sadeke ntabwo irava hariya. Ese bimeze bite? Muri make Sadeke birasa naho idashaka kugira ute gutaha. Iyo niyo ngingo ya mbere turi buze guheraho. Ingingo ya kabiri turagaruka n'ubundi kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba. By'umwihariko tukaba turi buze kuza hehe cyangwa se turi buze kuba turi hehe hano muri Uvira. Ibintu birasa no bikomeje kugenda bibi cyane, ariko ku rundi ruhande bikaba byiza kuri kote ya Kina Nguvu cyangwa se AFC M23. Hanyuma inkuru turi buze gusorezaho cyangwa se akarino tunahera bite nuko ni inkuru iri front page ku binyamakuru byinshi cyane, ni inkuru iri update. Mukanya gato ubuyobozi bwa AFC M23 cyangwa se perezida wa M23 Bertrand Bisimwe akaba rero mu by'ukuri ni navango ni vice perezida wa AFC yungirije Colonel Nanga, atangaje amagambo akomeye cyane. Bakunzi wa Eugene Official ndetse n'abakunzi wa Eugene Official news.com munyemere mbabwire ko asa nurabuye cyangwa se basano babwiye Gisekedi amagambo akomeye cyane. Iba ariko beka bitewe nibyo Kinshasa yari maze imisi girite itangaza, basaga n'abinyomoza hanyoro no bakabiteretse rwose muri press conference bavuzemo amagambo akomeye cyane, ngira ngo nifuza ko twaheraho cyangwa se twanagarukaho. Aya magambo mbere wenda kugira ngo abantu mubyumve neza, kuko murumva ni press conference yabaye mu kanya gato nta minota myinshi ishize, mwanyemerera akaba ariyo duheraho. Ndashaka kugira ngo ariyo duheraho mwumva aya magambo, munyumvira aya magambo bavandi, munyumvira aya magambo. Reka mwumve ibyo Bertrand Bisimwe avuze ku buyobozi bwa Kisekedi cyangwa se AFC itangaje ku ngoma ya Kisekedi. Reka mwunyumvire mwabantu mwe mwumva aya magambo. Aya reka tutege gukoresha ijwi hataza ibibazo mwabantu mwe bikadukoma mu nkokora. Reka mbibabwire, ariko nizere ko abantu mwese mugeze ku mero rwa mbere mwamaze gukanda kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru ihageze muzajye muyibona mu b'imbere. Hanyuma rero niba nawe utarabikora nicyo gihe ngo ubikore rwose, kubabikoze like ndetse muna sharing kugira ngo ibintu bigende neza. Dutumire nabandi twemvite umuyoboro ukomeze kugenda waguka, ari nako mugenda munasura mu by'ukuri na website ya EugeneOfficialnews.com. Bertrand Bisimwe ndaza kugaruka ku magambo akomeye cyane y'ingenzi ahereyeho ari no tugiye gutindaho. Leta Kinshasa yari imaze imisi ivuga mu miryango mpuzamahanga no mu madisikuru yayo ivuga ko M23 igera mu mujyi wa Goma habaye gupfa ko abantu benshi cyane cyangwa se ngo habo bwicanyi ndenga kamere. Aho yavugaga ko Leta Kinshasa yavugaga ko ngo M23 ngo nibura muri wa mujyi wa Goma ngo yishe ngo abantu barenga 3,000, bishe abantu barenga 3,000 binjira muri uyu mujyi wa Goma. Ibi ni byatangazwaga n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Patrick Muya yawe yabaga rwose ari kwivuga nta kibazo rwose. Ariko noneho dukurikije ibyo Bertrand Bisimwe avuze, biragaragaza ko nabo bapfuye byose bishobora kuza nta nubwo ari nibishobora ahubwo bizaza ku mutwe witwa Gisekedi. Byagenze bite rero sasa?
Bertrand Bisimwa aravuze ngo abantu baguye ku hariya mu mujyi wa Goma cyangwa se bapfuye hari mu mujyi wa Goma M23 yinjira ko ari bake kari benshira ko ubuzima bw'umuntu nubwo wenda imibare itagera mu 3,000 amakuru atanze avuga ko ngo hapfuye ngo abantu bagera muri 874 n'abantu benshi cyane my friend aba ni benshi cyane ubundi twavugaga twenda tukavuga tukagereranya bivugwa ku mihanda usibye ko nkatwe twaragiye kuri tele twabonye imirambo bashingwa ari myinshi cyane hari n'igihe wabonaga no kureba byanze rwose ukaba wanavamo ukigera nko hirya udashaka kureba iyi mirambo bitewe n'ubwinshi ukavuga utejo bitazanajya bingaruka mu maso nijoro nisinziriye bikaba ibibazo ukawarwara za ndwara za turuma ukaba wahungabana ariko Bertrand Bisimwa arabivuze ariko my friend ni benshi 101 amajana 2 amajana 3 amajana 4 amajana 5 amajana 6 amajana 7 na 74 aba bantu ni benshi aba ngo nibo bapfuye hano muri uyu mujyi wa Goma ubwo M23 yinjiraga muri uyu mujyi wa Goma abenshi rero bapfuye n'abasirikare nabari bafite intwaro cyangwa se abari bafite imbunda yego harimo n'abaturage bagiye bahura na bar perdi batagiye baguma mu mazu nyine urugamba barimo guhangana icyo cyo rwose ubundi bakabaye bana bitandukanyije bati abasivile baraba kuko n'abasivile barahaguye tujye tuvuga rwose ibintu wanasanga ahubwo wenda n'abagera kuri 400 hafi bashobora no kuba ari n'abasivile kuko nje burana wazareno ntabwo mbabara nk'abasirikare nukuvuga ngo muri aba bagwa abantu bapfuye abantu 800 nimvuze ngo 870 sinzi niba ari byo nari nabahaye nari mvuze 700 ni 874 nari nibeshe mu mbabarire gato cyane mu nkoso ndikosoye nicyo kiza cyo kuba wanditse kugira ngo utaza kugenda usopanya utibesha kuko na Discord ntekereza ko hari abantu nabonye nka bihanduza 10 rwose amajwi barayakoresha bo ntibatinye bihaje kuri potingwa n'iki byose nje munyihangane rwose nabwiye ko izo video muzisanga ku zindi mirongo nkoranyambaga zacu kandi murabizi niho tuzishyira ariko kuri YouTube no oya ntabwo dukeneye gushwana n'abandi cyangwa se nibindi hanyuma niyo mpamvu rero ngira nti babwire nk'abantu baganire n'abandi 74 ni benshi bari benshi nijana ryonyine ni benshi ariko none abantu 874 nibo baguye muri rugamba Bertrand Bisimwa atangaje ibi rero biciye impaka kubyo guverinema cyangwa se giye ku butegetsi bwa Gisekedi bwirirwaga bavuga ko ngo hapfuye abantu barenga 3,000 ni benshi Bertrand Bisimwa irindi jambo yavuze rikomeye kandi shiraho na notabene munshiraho notabene cyangwa se akabazo agatangaro akabazo Bertrand Bisimwa yavuze ngo Gisekedi ararye ari menge akenyera komeze asa n'uwamucire ku mayange iri jambo nagerageje kuri unahoze ndisesengura mbona ari jambo rigomba gutuma Gisekedi akomeza kurwana mpaka ku mwuka we wa nyuma kugira ngo bishoboke urugamba rurangire nuko Gisekedi yafatwa cyangwa se mukumva ngo yapfuye byarangiye naho ubundi nkurikije ijambo Bertrand Bisimwa atangaje ni ijambo rigomba gutuma n'ubundi uhitwa Evariste Ndayishimiye Fashi Beto akomeza kurwana ndetse na Evariste Ndayishimiye bafatikanyije nkuko basanzwe babikora iryo jambo rimeze rite rero muri iyi discours muri press conference yavuze ko uwitwa Gisekedi agomba kurya ari menge kuko ngo igihe AFC M23 yagera ku butegetsi byaba ntago byoroshye kuri reportinga byo ntibyashoboka
ngo igihe ngo M23 AFC baba bageze ku butegetsi, uwitwa Gisekedi ngo agomba guhita afatwa immediately, kambivuge mu ndimi nyinshi cyane kugira ngo mubyumve, agomba guhita afatwa ko kanya immediately kugira ngo ashyirwe imbere y'ubutabera, abazwe ku bibazo ngiye cyangwa se abazwe akatirwe cyangwa se acirweho urubanza ku byo ngiye kugenda mbabwira yakuze. Gushyira abana mu gisirikare nta myitozo bafite, bakagwa ku rugamba, urubyiruko bimwe bakubiye ngo mu cyitwa wazarendo, n'abana yagiye afata ngo urubyiruko akaruha intwaro, nta kosi rya gisirikare bafite, akabohereza ku rugamba. Ubwo na Gisekedi ubwo urumva nawe tugarutse ni kuba barapfuye, aramutse afatishije AFC Kinanguvu cyangwa se agafatisha M23, nabo yababaza abo bana bapfuye. Urumva ni gutya na gutya. Ariko amakosa nyine aragaruka kuri Gisekedi, niwe wagize ate, niwe wahaye abo bana imbunda, abahindura abasirikare nta kosi. Icyo ni cyambere Gisekedi agomba kubazwa igihe Kinanguvu yaba imaze kugira ute, yaba imaze kugera ku butegetsi. AFC M23 then kuba abo basirikare yaraboherezaga ku rugamba, akabohereza ku rugamba akabambika ibikarito. Icyo hano yavuze, yabahaga bulletproof z'ibi plastike, agasa naho abohereje nyine, akabohereza nk'abantu nyine ngo bafite ibikoresho byo kwirwanaho, akabahangubwa bahaye bulletproof nyine ngo bagiye ku rugamba, bagiye bafite ibibarinda amasasu, bikarangira amasasu banyuzemo abatoboye. Nagahinda. Ingofero zo ngira ngo byose twagiye tubaripotingira, ibi Bertrand Bisimwa bigarutseho ashyiraho akadomo, imbehe neza neza arayubika kwa Gisekedi, byose abishyira hanze. Umbwire ngo Gisekedi disikuru naza kuyumva, niba yayumvishe, umbwire ngo niba ari umuntu hari wenda korosha ingoyi, wenda gakorosha ingoyi, akaba yumvishe ko nibirangira rwose adatsinze urugamba bari buze kumuboha, arakoresha kuka ke kanyuma afite. Urugamba muri Kongo ruracyarimo, urugamba ruracyari rubisi. Gisekedi aremera atakaze n'ibyo byose atunze, ariko arakomeza kurwana mpaka ku mwuka we wa nyuma. Nawe mutegereze tuze kumva ibyo ari buvuge. 3 icya gatatu, Gisekedi azaryozwa gusesagura umutungo w'igihugu, aho yagiye atanga cyangwa se agurana ubukungu bwa Kongo, akabuguranamo intwaro kugira ngo zize kugira ute, zize kwica n'ubundi abanyagihugu. Donc yafashe ibyakagombye gutunga abaturage ba Kongo, arangije akazajya bihaba abamuha intwaro mu gihe ari mu rugamba. Uwo mutungo w'igihugu yasesaguye nawo azagira ate, agomba kuzawubazwa. Hey, karabaye. Ubundi izo ngingo zigera kuri 3 sizo nziza, ubundi sizo twavuga zikomeye. Se dukomeze izindi, reka tugarukire kuri zirabaye. Reka tugarukire kuri izi ngingo zirabaye, ariko icyo nakubwira cyo ntabwo byoroshye. Umbwire nawe ngo Gisekedi
umbwire nawe ngo uyu mugabo Gisekedi bamaze kugaragariza ko bazamufatira ibyo bihano, umbwire ngo wamubwira ngo natakaza ubutegetsi agapfa kurekura gutya azi yuko ararekura barahita bamuhambira. Biragoye my friend, tujye tuvugisha ukuri, ibi bintu biragoye pe, biragoye, wongera uvuge ngo biragoye. Hanyuma usibye wenda ibyo ngibyo, hari abantu benshi bagiye bahunga igihugu babuzwa uburenganzira bwabo. Abagiye afunga ngo abaziza ubusa, abaziza gukorana na M23, abagiye bicwa. Ibyo byose ni ibintu bizagira gute, bizamushyirwa ku mutwe. Niba hariho cyaki rya tegeko navuga ngo ni nawe warishizeho ku butegetsi bwe buri yashyizeho ryo ry'igihano cy'urupfu, already uyu mugabo nta kabuza azahita akatirwa urwo gupfa. Nge niko mbibona, ntabwo byo babitangaje ngo azakatirwa urwo gupfa, ndimo ndavuga nge niko mbibona, kuko ibyaha aregwa n'ibyaha byinshi birimo ibyaha bikomeye cyane bitari n'ibyo kubabarirwa, hatarimo ibyo kugira ute, hatarimo ibyo kubabarirwa. Munkandire kuri like mwamfuramwe, munkandire kuri like mwamfuramwe. Reka twikomereze ibyo tubivuye ku by'idisikuru, dukomeje n'indi nkuru ya kabiri. Reka twigire hehe, twigire muri Sadeke cyangwa twinyarukire muri Uvira. Reka twigire muri Uvira, reka twigire muri Uvira. Nkuko ndimo ndagenda mbibona, nubwo hari amakuru arimo kugenda avugwa, ngira ngo n'ubundi ninjye wanatangaje inkuru bwa mbere, ndababwira nti abarundi bafashe ku mupaka ubahuza u Rwanda u Rwanda n'Uburundi, umupaka uhuza u Rwanda n'Uburundi ndetse n'umupaka ubahuza na RDC, bahagenga imbunda zabo za bunda za kera cyane zo ku bwa Buyoya, niba ari Buyoya niba ari Buyoyo simbiza amazina ye nuko nguko ameze, barazigenga. Ariko nubwo ari kugenga imbunda, biragaragara ko bashobora no kuzarangiza bavuye hari ahantu hatarwanya. Muti kubera iki? Iki gisirikare cy'u Burundi nacyo cyamaze gutangira kubamo iki umwiryane. Bamwe bati ntabwo ibyo Gisekedi yadushezeranyije ari kubiduha, noneho kare n'ibyo bagomba kwibariza ku bwabo ku giti cyabo bitandukanye n'ibyo bakabajije guverinoma y'u Burundi. Hari amafaranga bari bemerewe agendanye na prime ku musirikare wese uri hano muri Plaine de Ruzizi cyangwa usiri hano muri Kivu y'Amajyepfo. Murabyibuka ko nabwiye ko umusirikare muto yemera amadolari 25 yongera kuri salari yiyo yabo yayo bahembwa hara mu gihugu cy'u Burundi. Ugahita uterekaho noneho kuba ofisiye 35. Uku kwezi rongo kukaba kugiye kuba kwa kabiri aya mafaranga batarayabona, mu gihe barinze ko ngo kuriya twavuyemo kwa kane ngo bagombaga kuyahabwa kumuha hagati agakomeza kugera babwira ngo barayabaha kugeza bafashe ukundi kwezi kwa kabiri nako kurarangiye ntabwo barayabona. Bategereje umunsi w'ejo ngo ukwezi gupfundikirwe cyangwa se kurangire barebe ko ari buze kuyahabwa kandi bakayahererwa icyarimwe. Ubwo urumva ku musirikare mutaraza guhabwa amadolari 50, noneho ku musirikare w'umu ofisiye araza kuba yamaze kugera already muri 70. Bategereje ko aya mafaranga ari buyabone, ariko ku rundi ruhande ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragaza ko mu by'ukuri n'ubundi Republika ya Demokarasi ya Kongo nitayabaha abagabo no bazaba baciye morale cyangwa se intege, niyo babizanye bagomba kuyabaha. Bitari ibyo izi ngabo z'abarundi muzajya kubona mone zivuye hehe hano muri Plaine de Ruzizi ziritaye. Muzumva rwose abarundi batakirwana, nubwo n'ubundi kuri kote ya Neva cyangwa se Burundi barimo kugenda babakisera bakababwira bati mugomba kurwana, mugomba kurwana mugakora ibishoboka byose ati kuko urugamba rubera hanga cyangwa se babakuye hara muri Plaine de Ruzizi urugamba rwawe rwamaze kugererwa rwamaze kototera igihugu cy'u Burundi.
ati mugomba kurwana, ariko bo baravuga bati intambara niza tuzagenda idusange iwacu ariho tuyirwanira, tuzi icyo turi kurwanira. Ati ariko niba twe turi kurwana hano nk'abamiriseneri, ibyo batwemere nibabiduhe. Bibutse ko amafaranga ya mbere wigeze kuyazana yazanye hano muri Uvira barayagabana, ayandi bayahana Wazalendo nayo igira ikibona, ariko FARDC bayikarabya amazi akonje yo muri firigo. Nta kintu bayihaye, barayumukije pe. Niyo mpamvu harimo n'ubujura bwinshi cyane. Hari operation irimo kuvugwa rero mu by'ukuri herutse kuba, aciyemo nibuka neza ni nk'iminsi 2. Iyi operation ikaba yarishe ingabo ngo z'abarundi ngo M23 ngo muri M23 iyo irimo irategura kuba yafata ahantu, irabanza ikazajya yinjiramo ikabanza ikagibaca intege. By the way, reka mbabwire wenda ndaza kubishyira mu rugendo uko rwagenze mu nkuru ndi gutegura y'urugendo uko rwagenze za Kicanga. Nagani na bamwe mu baturage bari hariya bari kutubwira ukuntu bakurikiraga ibiganiro byacu, imirwano ikirara muri za Kicanga, bakatubwira ngo ukuntu ngo twa breakingaga ngo M23 ngo kina nguvi igeze mu mujyi wa Kicanga ngo itarageramo, ngo ikiri mu nkengero, ngo Wazalendo ngo bagatangira gutitira, ngo zanyatura ngo zo zabaga bari gukurikira inkuru zacu, ngo twavuga ngo M23 ngo bageze Kicanga, abagabo ngo ibyo bari kurya n'ibyo bari bamaze kunywa byose bigahinduka amazi bikabacamo, bagatangira ngo bakirukankira. Ntimuzajye mwumva handi twavuga ngo hari uduce ngo M23 ngo bagezemo ngo isanga bavuyemo, burya ni ukuri kw'Imana. Bura nkimara kuganira n'aba baturage nahise menya ko mu by'ukuri ntago byari byoroshye. Ibya social media ntago byari byoroshye. Twaravuga ngo barahageze, nyaturiti burabaje na izi Wazalendo bo bagahita bavamo hakiri kare cyane, bagahita bahunga bakavamo. Niho hamwe hahandi mwajya kumva mukumva ngo tugezemo ngo M23 ngo hageze ngo isanga ngo bavuyemo nta rugamba. Kumbi twabaga twatangaje ngo bagezemo, bo bagahita bamenya ngo M23 yaje, bakamenya kiri mu nzira, kuko Call Sign bari bamaze kubimenya. Ntago twapfaga kuvuga kuko M23 niba bo bazi yuko ku gace bagiye kugafata, bo bagatangazaga nk'abakarimo, twe tukamenya amakuru ko kabakarimo, ariko bataragakandagiramo kwa kunaba bati twe advance pata yacu barimo kugenzura bareba uko bimeze. Kambi basobanura neza kugira mu byumve. Hari ukuntu M23 iyo yabaga ifite nk'umujyi runaka, abantu bayo babatasi barimo nabo bari nko mu nkengero yabo y'uwo mujyi, bageraga ahantu bakakubwira ati twe wira turayifite uriya mujyi, turawufite uriya mujyi ni uwacu. Bati turimo kuko abaga hari abasirikare babo b'intasi ndetse n'ababa special force b'abakomando barimo aho ngaho biteguye kuba baca intege umwanzi. Icyo gihe M23 bo barava bati wakurukiraga nk'amakuru ukumva ko ati twe hari ahantu turimo twahageze, ati mu breaking twahageze bite n'imbaraga bari bafite. Hanyuma ngo twavugaga iryo jambo, Wazalendo bagahita bakwira imishwaro bakirukanka bakabangira ingata. None FARDC nabo babona batari buhandeho, bagahita bavanamo akabo karenge bakagira gute bakirukanka. M23 kinjiramo isanga nta muturage, nta musirikare, nta Muzalendo, nta kibose, nta numwe urimo muri ako gace. Nguko rero uko mu by'ukuri navuga ngo akazi kakure burya no kuri rezo sosiyo, akazi karakozwe bro, akazi karakozwe. Wabibwirwa n'abaturage babaga bari muri ibyo bice. Ishitwa report ya Lisase na Mageruhi cyarakoze ndakurahiye, cyarakoze ndakurahiye. Hanyuma mana we, dore umusozi bita Mubugu ngo barawurwanira wo hara muri Kicanga we. Mubugu, umusozi wa Mubugu. Uyu musozi wa Mubugu wo ni ibindi anabuze nuko nawuvuga. Umusozi wa Mubugu ariko nzabigaruka ejo muri operation, reka ndeke kubivugaho byinshi cyane, reka nzabigaruka muri operation ku munsi w'ejo. Manze mbabwire ngo ukuntu M23 yinjiye muri uwo musozi ejo turiyo. Hari ukuntu igiho cyahise gisa n'ikibundi kiyari mu masaha mu gitondo, igiho kiraza neza ukabura umuntu. Umutipe twe turi kumwe arambwira turabona iki giho,
ati iki gihe cyaraje, ati muri uriya musozi uri ruguru aho ngo witwa Mubugu wari urimo ngo abahibu, ingabo zari zaje ngo z'abahibu, ngo bagiye kubona ngo bakabona ngo donc ngo igihe cyagiye kuvaho kivaho babona ari imirambo iri aho ngo M23 yabinjiyemo yabakozemo akazi byarangiye. Igihu cyonyine cyaraje kigiye kuvaho kivaho akazi abasore bamaze kugakwakwanya bakarangije. My friend, ntago byari byoroshye. Ni byinshi n'urugendo rimo ndarutegura, buriya twagiye tubereka ama video, ariko ibyinshi twagiye tuganiza dukura mu baturage nibyo byinshi cyane. Ejo ntuzacikwe kuri icyo kiganiro nacyo ndakikurarikiye cyuko urugendo rwagenze Goma tu Kichanga tu Goma. Hanyuma kuko dufite amakuru menshi cyane, ubwo iyi nkuru reka nyiveho, ubwo urumva abarundi barimo kugenda nyine bateza ibibazo, harimo ibibazo ukubite nuko amafaranga batari kuyabona, sinzi ubwo amafaranga, ariko harimo ikibazo. Reka ariko inkuru tuyivemo mu nkuru dusigaje cyangwa se minota dusigaje twigarukire kuri Sadeke. Iyi Sadeke ndimo ndacyacukumbura amakuru yayo, ndacyarimo ndacukumbura amakuru yayo, ariko amwe mu makuru make ndi kugenda ntoragura ku muhanda nkiri gushakishiriza icyitwa proof. Iyi Sadeke ntabwo irava hariya Igoma, ibikoresho byo byaragiye, ariko Sadaka ntabwo irava hariya mu mujyi wa Goma. Ntimuze gutungurwa no kumva cyagiye bari bihaye cyuko kwezi ko bigomba kurangira zatashize ingabo, kwiyongereye ikindi gihe tutaramenya. Ibiri biro biraterwa n'iki kugeza ubu, usibye ibikoresho byatashe n'abasirikare 47 nababwiye batashe, nabo babatizedi b'Abatanzania, abandi baracyarimo hara mu mujyi wa Goma, baracyara aho ngaho. Nabashaka kugira ngo M23 bahikiraka, nabashaka kugira ngo ubutegetsi bwa Gisekedi buzabasanga hara nkuko bahoze bavuga ngo barashaka rwose ngo guverinoma yarabwiye ngo bagume hara ngo bazabasangamo babahe umusada. Ibyo ntimubimbaze, ariko izi ngabo ntabwo zirava hehe muri uyu mujyi wa Goma, niyo makuru arimo kugenda ngeraho gusa. Anyway, nimo ndashakisha amakuru yuzuye, ndimo ndagenda nshakisha amakuru yuzuye, muraza kubona amakuru adasanzwe, muraza kubona amakuru adasanzwe. Niko bimeze, niko bimeze. Niko bimeze. Reka mwuka byara. Oh la la. Ya, nta kundi. Urugamba ngo imurenge rwashyushye. Oya, ntabwo dukwiye no kuharinda twahagira ikibazo, kuko hano imurenge tuhafite umuntu. Bityo rero urumva ko hano imurenge bya hano imurenge turaza kugenda tubimenya. Turaza kugenda tumenya ibya hano imurenge, kuko ndimo ndabona rwose bisa no birimo kugenda bihindura isura. Yes. Aba batizedi rero, izi ngabo za Sadeke rero zidashaka gutaha nazo, ubwo ibyazo twavuga ko turaza kureba ibyari byo, tuzamenya ibyari byo. Ibyizi ngabo tuzabimenya, tuzabisobanukirwa. Mwe murasabwa gusa kubana natwe kugira ngo amakuru yose muzajye muyamenya gatanu kuri kagenzi kako, kuko nahoze mbona n'ibinyamakuru harabirimo biravuga ukuntu ahubwo se buriya reka twikomereze, turaza kubireba. Iyi Sadeke kweri yavuze ko bitazarenza uku kwezi kwa gatanu, ariko kuzarangirana nabo bari gutaha. Maginga akaba banze gutaha, bagamije iki? Ku rundi ruhande nongere mbabwire ko nje nigereye muri za Rusayo.
nanongere mbonero kubwira abaturage nongere kubwira kina nguvu ntabwo Rusayo ntabwo muyibamo usibye wenda niba muyikoramo operation ntimuzimwarangiza mukavamo ariko Rusayo ruguru hejuru cyane ntago muriyo nigereyeyo nagane n'abaturage ndetse banantuma cyangwa se batuma itangazamakuru ko mwajya gushirayo defense kugira ngo zira FDL zimanuka zigahungabanya umutekano wabo kugira nyine ngo mu by'ukuri nibura boroherwe kuko bakubwira ko ngo iyo bwije bava iyo haraguru barangiza ngo bakamanuka hepfo bakaza kurara hafi n'umuhanda kuko niho mukorera ruguru cyane ntago muriyo guturuka ku biro bya Rusayo kuzamura ruguru kuzamura iyo ruguru ageze rwose habe no kubonamo kampore reka tuwe tubyihoreye gusa ariko abaturage hariya bakubwira ko FDL buri gihe buri joro igeramo abaturage barababaye cyane hariya hantu reka nisoreze ikiganiro reka nsoze ikiganiro reka nsoze amakuru nkomeze nkurikirana inkuru ya Sadeke nongeye gucukumbura gusa Sadeke ngo yanze gutaha turaza kumenya ibyayo byose ntimuze gucikwa hano kuri Jeune Official unkande kuri subscribe niba utarayikanda kugira ngo tuzajye tubana turabakunda cyane ciao roho nzima itura mu mubiri muzima kwivuza bisaba gushishoza tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100% fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete umuvuduko w'amaraso impyiko hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima amara amibe hemorrhoide asima sinezite n'izindi bya prostate kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kabari bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda infection ibibazo mihango kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka Prime Health Infinity ikorera Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2 nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe bihugu by'Iburayi nka Finland Ubwongereza Ububirigi Ubufaransa na Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5 duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05 76